Yes, hello my friends, ndabashimiye mukoze ko mwagira uruhare mu kuba mwakurikirana Master G TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kuba twarebera hamwe n'uburyo ushobora kuba ufite telefone yawe ukaba creating iyo bita email account. Icyo usabwa no kuba ufite iyi application bita Gmail. Noneho tugiye kuba creating email account. Urabona ko nugifungura iyi application bita Gmail uzajya muri Play Store bandi ushaka iyi application yitwa Gmail numara updating muri telefone yawe cyangwa se downloadinga uzaza ukore ibi bintu ngiye kuba nakwereka. Turatangiye tugiye kuba uzaza tukana no kora handitse ngo another email account use hano tugiye creating account nshasha ya email. Noneho nitumara kugera hano noneho tugiye gutangira no creating email account. Rero mukurikirane step by step ko bibuze kuba byagenda kugira ngo nawe niba wari ufite ikibazo cyo creating email account ube wabikora byoroshye kandi mu buryo bwihuse. Uzaza no kuri handitse ngo create account. Dore ni hano ngaha hano mutari kwabona, dore na ngaha uhita uhakanda. Numara kwakanda niba ushaka creating account yawe ku giti cyawe uzakana hano hambere, ariko tugiye creating email noneho yagufasha mu buryo kuko wakora business wenda ugiye kwikoresha kuri YouTube, kuri TikTok, ugiye kugikoresha mbese nk'umwuga buryo. Uzaza uzikana no kuri for work all my business, niho uzakana hano kano kana kabiri akangaka ni gusiribanga gutya uzaza ukandaho. Ubwo email ngiye kuba na creating ni email ikoreshwa kuri YouTube, ikoreshwa no kuri TikTok kugira ngo ube watangira guhembwa igihe wayikoresheje cyangwa se ibe yemewe. Nugira hano bazakubaza kubakoresha amazina abiri. Wenda nugiye kaduzashiremo wenda Master G, Master katutana twari G TV. Ibakona ko iya ni email dukugiye creating utuzu kandi hano hakabiri utegereze. Numara gutegereza hano bazatakubwira ngo shiramo ukwezi, itariki n'umwaka wavukiyemo. Uzaza hano wenda bitewe n'igihe wavukiye, wenda tategwa n'igihe wavukiye ushiremo igihe waba waravukiye, ukwezi ushiremo n'umwaka, wenda sinzi ntago nzi igihe wavukiye. Numara tutangiye tuzi hano handitse ngo gender cyangwa se igitsina runaka, uri umugore uri umugabo, uze ushiremo igitsina runaka waba uri wenda mu mukobwa cyangwa se yaba uri umugore, namwe mwabyumvishe nka se mwabonye. Umugabo ni male, umugore ni female cyangwa se igitsina gore ni female, umuhungu cyangwa se umugabo bakoresha male. Yes, umugore bakoresha female, igitsina gore cyangwa se umukobwa. Tugere kana sitete utazana wasanditse ngo next, tukanda kuri next tutegereze gatoya. Urabona ko rero ya email yacu zahaje email ebyiri zitandukanye. Uzaza muri zino hari ingi bita mastergtv130@gmail.com cyangwa se ingi yato ngo gtvmaster33@gmail.com. Hangaha uzahitamo email ushaka ko wakoresha bitewe nuko hariyo ubona yakorohera muri telefone kuba wayikoresha cyangwa se itazigira yibagirwa vuba. Icyo uzakora ni iki rero, uzaza uhitiyemo ngiye mpisemo ya mbere, wenda sinzi niba nawe iri uzahitamo. Bituze kana hano nzanditse ngo next, uhakande tegereze gatoya. Tugeze hano tugiye kwandika password. Ahantu password akantu abantu benshi bakunda kwibagirwa password za email zabo bitewe nuko password zabo ziba ziri kure ya email yabo baba creating cyangwa se nta isanire zifitanye na email. Muri ya niba ugiye creating email byibura password yayo gerageza kuba hari aho ihuriye niyo email ufite, cyangwa se bitewe nuko ushemo password uzajya ukunda kuba wakibuka, cyangwa se nko mu nimero za telefone yawe, cyangwa se imibare utajya ukunda gupfa kwibagirwa vuba. Kwibutsa kandi nuramuka ufite ikibazo cyo kuba waribagiwe email yawe, ngiye kuza nkukore video ishobora kuba yakwereka uburyo wagarura email yawe wabuze mu buryo bworoshye cyane. Cyane cyo gushiramo password rero. Hano password ushiramo iyo ushaka bitewe nuko ubishaka. Wenda kadushiremo ngo master gtv @, kadushiremo wenda hano uzashiramo password, wenda ushiramo nkwibutsa ko ushiramo amagambo ugashiramo utumenyetso ndetse ugashiramo n'imibare.
urabona ko ngibi nawe uri kubireba amagambo nawe ukoreba nawe uzategwa nawe uzakoresha ushaka gukoresha. Uhite uza noneho ugira ute wemeze next. Ubona ko iyi password yacu igize ute barayanze. Impamvu bayanze ni iki rero? Barakubwiye ngo hano hasi magambo turakubwiye ngo please choose a stronger password. Try to mix letters, numbers and symbols. Hano witonde neza cyane kuko bari kuvuga ngo iyi password ugiye ko wahitamo igomba kuba ikomeye cyane kuko igomba kuba harimo letters ni ngombajwi nkuru cyangwa se inyuguti nkuru, harimo imibare, harimo n'utumenyetso. Nicyo kintu tugiye guheraho dugira ute dukora iyi dushiramo iyi password. Wenda n'urugero kadushiyemo ngo ikigali wenda dushiremo wenda @13 dushiremo no turebe ikigali akanya @13. Iyi ni password yacu katire ko yo bari buyemere kandi kuri next turebe ko yo bari buyemere. Urabona ko bagize ute ya password yacu bayemeye. Hano rero icyo uzakora bazeta kubaza nimero ushaka kubashira kuri iyo email account. Nkibutse ko nimero ushiramo zigomba kuba ziri muri telefone yako byagenda kose kuko izo nimero uramuko uzishizemo bazajya bakoherezaho ama notification cyangwa se niba utanye no gwenda warayitangiye kwikoresha kuri YouTube. Iyo nimero niyo yifashishwa mu gihe batangiye kuba baguhemba cyangwa se kuri TikTok. Nibutse neza ko nimero ukoresha nimero ufite muri telefone cyangwa se usanzwe ukoresha utataye. Kadushiremo nimero wenda hano za telefone yacu nkuko akoze imenye gushiramo hano nawe nushaka kuraza kuzifata ube uzanyandikira kuri WhatsApp uzimpamagareho cyangwa se wanyandikira no kuri WhatsApp nabwo nta kibazo kuko cyane kuri WhatsApp no nkunda kuba naboneka. Ariko niba wajya muri comment nta kibazo wanyandikira kugira ngo nze kuba nagufasha bitewe n'ikibazo ufite runaka. Hano kadushiremo nimero kuko hano haba harimo code ntago tuzijya dushiraho 0 zashiraho 732556144 nurangiza uze hano wemeze next. Urabona ko email yacu yagize ute yemejwe. Tugiye kuza dukande Master G TV. Urabona ko ari ngira hara hejuru. Tujya ko hara ngiye kutuza hano hasi ukandi icyo bita kuyemeza uhite uza uyemeze. Ngo twemeja email yacu uzeta kwerekana hano zanditse ngo agree hakande wemeze ya email yacu ibe yemewe. Nkibutsa ko ubu ngubu ko iyi step ya mbere dukeretinze email, step ya kabiri ndaza kuba nakwereka uburyo noneho ya email ukeretinze yagufasha ko wakretinga YouTube channel mu buryo bworoshye. Ko uyu munsi bwa mbere dukeretinze email, ubwa kabiri ndaza nkwereka uko wakretinga cyo bita YouTube channel ukoresha telefone yawe. Ntibagiwe ukanda subscribe, like na share ndetse ngusige na comment. Urabona ko ya email yacu hano twayisoje twayicreatinze. Ushaka wahita uzukane kano cyangwa se uzahita uzukanda hano kuri take me to Gmail. Uzahita ujya hano muri notification nyine baba kugereza ku email. Uhite uza hano wenda ushiremo ya email yawe runaka umaje gucreatinga none. Dore ngiyi hano urabona ko ya email yacu dore ngiyi yagize ute yageze muri telefone yacu. Ndabashimiye muze kwagwa mukozi ko mwagiriye byiza muri hose. Master G TV nk'ibisanzwe nibagiwe ukanda subscribe, like ndetse na comment ndetse nibagiwe na share. Dore mu tips zikurikira.